Uzbekistan. Amakuru yacu kubakoresha icyongereza aravuga ngo one broken string, kuba kina gitari nka ba Obadia. String ni iki Obadi? Numurya umwe wacitse. Niyo makuru yacu uyu munsi. Uyu musore witwa Arthur yabatijwe afite imyaka 5. Nyuma yo kubatizwa ntago yongeye kumenya ibijyanye n'Imana. Nyuma y'iyo myaka 5 amaze kubatizwa aheruka ubwo nibwo aheruka mu rusengero. Ntabwo rero yigeze yongera guhura n'ibijyanye no gusenga, ahubwo yahise yigira mu buzima busanzwe. Igihe rero yarageze imyaka 14 yatangiye kujya nyine, murumva yaramaze kuba yaratangiye kwinjira mu bugimbi, yatangiye kujya mu mico y'abana bo hanze, mu buzima bwo gusayisha, atangira no kwambara amaherena. Yari umusore, ni umusore uyu kutubwira iyi nkuru. Igihe rero yaramaze kugira iyo myaka 14 yatekereje icyo yakora, nuko yegera mama aramubwira ati ndashaka kwiga gucuranga gitari. Mama we yahise amujyana mu nzu yigisha ibyo gucuranga, nuko bamuha yitwa electric guitar, ya yindi bacuranga hari bacometse, nibyo. Iyo rero atangira kuyiga no kuyicuranga, agerageza uko ashoboye, n'iryo shuri riramufasha. Igihe kimwe rero ubwo yari arimo yikoresha imyitozo, wamurya umwe waje gucika, gucuranga bitangira gusa naho bizamo imbusane. Mu gihe yatekerezaga icyo gukora, yatekereje kuba uwo murya yawuhindura. Yatekereje gushaka ubufasha rero mu kubushakisha mu bihugu byateye imbere. Ntago uvuga ngo ndajya kazi ni kazi cyangwa se ndajya Gahoromani, baramfasha, bashakisha abakora ibyo bintu online. Igihe rero yari arimo ashakisha ku mbuga nkoranyambaga, yaje kubona umwigisha wigisha ibintu byo gucuranga kuri YouTube, nuko ashakisha adresse z'uyu muntu wigisha gucuranga, nuko aza kumuhamagara, abonye nimero ye. Uyu ubwo yamuhamagaraga yitwa Anton. Ubwo yahamagara Atom yaramubwiye ati mfite umurya wacitse kandi ndifuza kuwusimbuza. Yamuhaye gahunda, amuha appointment, barahura. Ubwo bahuraga bwa mbere rero yamuzaniye wa murya wacitse, ndetse akimara kuwushyiraho, nuko uyu Arthur yagerageje gucuranga. Ntabwo nzi gucuranga gitari uko babigenza neza, ariko yahise amubwira ati itonde, you are playing the chord backward. Sinzi ubwo icyo bishatse kuvuga. Ahari yacurangaga bitandukanye nuko yagombaga gutwara uwo murya. Uvuga ngo yacurangaga opposite, nibyo gitari undi bacuranga gute? Yari muri backward chord. Arakoze Obadia. Uyu musore rero amaze guhura n'uyu Atomi wamuhinduriye umurya w'intanga, cyangwa se uwo mugozi w'inanga, yamuhaye appointment. Yaramubwiye ati uzansange ikindi gihe aha naha, noneho ngufashe mu buryo bw'umwihariko, ntuzongere kujya ucuranga imiryango icike. Uyu Atomi ahantu yamuhaye guhurira hari ku rusengero, mu cyumba cy'itorero cyagenewe kwitunganirizamo ndetse no gusubiramo indirimbo. Igihe baganiraga, yaje kumubwira ko yabatijwe afite imyaka 5, ko kugeza uyu munsi ni atheist. Aba atheist n'abantu bameze bate Dieudonné? N'abantu bemera imana zindi zitari Imana rurema.
nuko igihe yamubwiraga ibijyanye n'iby'Imana avuga ati njye nabatije mfite imyaka 5 ntago nyuma y'icyo gihe ibijyanye no gusenga muri njye cyari ikintu kibanze. Nuko amubwira ko bafite ibimeze nk'ingando kandi bifuza ko nawe yazaza bakabana. Uyu musore Arthur yaje kwemera kwitabira aya materaniro, nuko anamubwira ko azaba umwigishwa mwiza nakomeza kwitabira aya materaniro y'ingando, ndetse azavamo amaze no kumenya byinshi mu gucuranga. Igihe yitabiraga rero iyo ngando, uyu Arthur haciyemo igihe yaje gufata icyemezo, ndetse ku musozo muzi ko akenshi banabatiza. Iyo ngando ari ingando imeze nk'amateraniro. Igihe rero babatizaga, Arthur nawe yaje gufata icyemezo arabatizwa, kandi abwira uyu Atomi ko yifuza gukomeza kumenya gusenga, kuko uburyo bwo gusenga bushya yari yinjiyemo yabonaga ari bwiza. Yarabatijwe, uyu munsi ni umudivantiste, kandi yabajije uyu Atomi ati mwebwe kuki mubatiza abantu bakuze? Atomi aramubwira ati itorero ry'abadivantiste ribatiza abantu bamaze gukura, kuko baba bamaze kumenya guhitamo, ndetse bamaze kumenya kwigishwa, bamaze kwigishwa Bibiliya, hanyuma bakifatira icyemezo. Ntago babatiza abana kuko umwana aba ataramenya amahitamo ngo ndahitamo iki kubera ko ari cyiza cyangwa se maze kukimenya. Itorero ribatiza abantu bakuze nyuma yo kwigishwa no kumenya, hanyuma umuntu akifatira umwanzuro. Arthur yamaze gufata icyemezo, ndetse n'imibereho ye yumva ari imibereho yahindutse, kandi numwe mu biteguye gukomeza kwamamaza inkuru nziza ya Kristo, ararikira abantu benshi kwemera uko kuri. Rero yishimiye kuba ari umuntu wamaze kumenya ukuri, ndetse no kuba amaze kumenya ibijyanye no gucuranga, kandi ashimira Imana ku bwa wa mugozi umwe wacitse kuri ya gitari, kuko watumye abasha kumenya byinshi bijyanye n'Imana. Ni umwizera kandi yemera ko Imana ikora ibintu igambiriye kukugeza ku rundi rwego rwo gusobanukirwa ibyo ishaka. Amatorero y'Isabato ya 13 azafasha kubaka kimwe mu byumba bizafasha kwigisha ibijyanye n'ubumenyi bw'ibanze mu byigisho bya Bibiliya muri kino gihugu cya Uzbekistan. Mukomeze kugira isabato nziza, Imana iduhane umugisha.